Ibihe byiza nshuti muvandimwe we tugiye kubana muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira ku nkuru ya Theo Bosebabireba na madamu we urwaye urembeye mu bitaro. Nguhaye ikaze mu kiganiro Showbiz Box ugiye kugezwaho nanjye Yambi, Intore mu mfura Santi Andrew Umucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions African Black Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jimuno Supermafite antagonist. Ndifuza ko aya makuru ngiye kukugezaho atagushengura umutima, ahubwo yakubaka akagukomeza. Umuvugabutumwa Theo wamenyekanye nka Theo Bosebabireba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kuri ubu ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma y'uko umugore we amaze ukwezi mu bitaro nyuma yo gufatwa n'uburwayi bw'impyiko. Uyu mugore wa Theo Bosebabireba arwariye mu bitaro bya Rwamagana. Mu kiganiro Theo Bosebabireba yaraherutse kugirana n'umunyamakuru wo ku Gihe, Theo Bosebabireba yabwiye uwo munyamakuru amubwira ko umugore we arwaye arembye cyane. Yabivuze muri aya magambo agira ati: umugore wanjye ararwaye cyane, amaze ukwezi kurenga ari kwivuza impyiko, ariko ni nyuma y'igihe yivuza ataramenya ko arizo arwaye. Kugeza ubu zose uko ari ebyiri zamaze kwangirika. Batubwiye ko icyashoboka ari ukuzisimbuza. Aya ni amagambo ya Theo Bosebabireba. Ikindi kandi ahamya ko uburwayi bw'umugore we bumuhangayikishije bikomeye. Yabivuze muri aya magambo agira ati: urumva impyiko ze zose zarangiritse, ubu abakorerwa diyalize kandi birahenda. Uyu muvugabutumwa ndetse akanabifatanya n'ubuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Theo Bosebabireba yavuze ko kubera ko umugore we arwariye kure y'aho batuye, usanga kumugeraho no kwita ku bana byombi ari ikibazo. Yabivuze muri aya magambo agira ati: usanga ntagiyeyo umunsi umwe, undi nkaba ndi i Kigali nita ku bana, muri make sinorohewe rwose. Ayo ni amagambo y'umuhanzi ndetse akaba n'umuvugabutumwa Theo Bosebabireba yagiranye n'umunyamakuru wo ku Gihe.com. Icyo wamenya kuri Theo Bosebabireba ntuko ari umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda bakora n'umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu Theo Bosebabireba yakoze ibihangano byinshi birimo ubutumwa bugiye butandukanye, harimo nk'indirimbo ya mbere yakoze ndetse ikanamwitirirwa yise Bosebabireba kubita utababarira, ndetse n'iyi ngiyi yise Ikizurubwa. Ariko burya si n'izi ngizi yakoze gusa, kuko hari n'indi ndirimbo yise Mukunzi. Hagati aho ngaho rero sinagenda nakubwiye yuko Theo Bosebabireba nubwo ari muri ibi bihe bitoroshye, aho arwaje umugore we urwaye impyiko, ariko burya yari amaze ukwezi asohoye igihangano gishya yise Aho Wandindiye. Ni indirimbo nziza cyane imaze kurebwa n'abantu 6,500. Ubaye w'ibihumbi 6,501 byaba ari ibintu byiza cyane. Ikindi kandi uyu muhanzi wacu ndetse akaba n'umuvugabutumwa iwacu mu Rwanda Theo Bosebabireba, niba twarabashije kumva ibihangano bye, nuko nibye we n'umuryango we nabyo twabikunze. Rero mu by'ukuri birakwiye ko ari twe ba mbere bafata iya mbere mu kumusengera, birakwiye ko ari twe ba mbere bafata iya mbere mu kumusura, kuba muzi, kuba bana nawe mu buzima bwe bwa buri munsi. Theo Bosebabireba, aho uri hose wihangane, wowe n'umufasha wawe imbere y'Imana nta ndwara idakira. Ikindi kandi ubutumwa bwiza waduhaye mu mbaraga z'amaraso ya Yesu buhinduka umuti uvura impyiko z'umufasha wawe. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye yuko umufasha wawe agiye gukira, impyiko arwaye zigakira akaba muzima, ndetse kandi n'ibyo bigukomereye imbere yawe bigiye kurangira. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro Showbiz Box. Umunyamakuru ni Yambi, Intore mu mfura Santi Andrew Umucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions African Black Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jimuno Supermafite antagonist. Ugira ibihe byiza. Don't sleep when you got him. Hug life as I am alone.